عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Bavandimwe namwe bashiki bacu, ntangiye mbifuriza kugira umunsi mwiza wa nyuma, umunsi twongera guhuriraho tukaganira ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nongeye kwifuriza kandi kugira ibihe byiza birimo iminsi y'ivuka ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndetse n'umwuzukuru we Imam Sadiq alayhi salam. Abo bose bavuze ku itariki 17 z'ukwezi kwa Rabiul Awwal, hakaba hari kuwa kabiri, ariko inshallah ejo niho tuzizihiza ino mawlidi cyangwa se ino vuka ry'intumwa y'Imana ndetse n'Imam Sadiq alayhi salam. Kuri munsi rero wa Juma ndabagira inama nanjye nk'ese zo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, mukuru kumutinya, dore ko abatinya Allah aribo bazaba bari ku murongo w'imbere ku munsi w'imperuka. Uyu munsi nanjye nibaza nti ese koko ibyo intumwa yakoraga byose byari bishingiye kuri wahyi? Hari abantu bibaza bati ese koko ibyo intumwa yose yakoraga n'ibyo yavugaga, imikorere y'intumwa n'ibigire y'intumwa byose byabaga bishingiye ku mahishurwa, cyangwa hari ibyo yakoraga igendeye ku bushake bwayo? Quran muri suratu Najm aya ya 3 kugeza ku ya 4, Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati ba'da billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mu byukuri ino ntumwa yanjye Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ibyo avuga ntago abivuga agendeye ku marangamutima ye, in huwa illa wahyuha, ahubwo nta kindi uretse ko ari wahyi cyangwa se amahishurirwa banagize gute banamwoherereje. Uvuga ngo intumwa ibyo yavugaga byose nibyo Allah subhanahu wa ta'ala yabaga yamumanuriye. Ino mvugo rero iremeza ko intumwa y'Imana imvugo zayo zose zifite isoko ku Mana, kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo yavugaga byose byabaga bivuye kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko nanone tukabona yuko ino wahyi cyangwa se amahishurwa arimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni igice kigizwe n'imvugo za Qur'an Karim. Duvuga ni igice cyanditse muri Qur'an Karim, ni amagambo Allah subhanahu wa ta'ala yamanuraga mu mutima w'Imana, nayo ikayabwira abasaba bayo bakagira bate bakayandika muri Qur'an. Naho ikindi gice cya kabiri kigize wahyi ni igice kigizwe n'imvugo z'intumwa y'Imana cyangwa se amahadith, ndetse n'imikorere ye ndetse n'imigenzereze ye. Kuko intumwa y'Imana no guceceka kwayo kwabaga gufite icyo gushatse kuvuga. Tuvuga urugero, nimba utawarije imbere y'intumwa ikakubona igaceceka ntigire ikintu kubwira, menya yuko icyo gihe utawaza kwawe ari kwiza, uri kutawaza neza. Tuvuge nimba intumwa y'Imana iyo yashoboraga kuba iri no mu bantu ikicecekera, ahubwo bikagira gute bigatanga mesaje. Ni ukuvuga ngo rero ino wahyi irimo ibice bibiri. Igice kimwe cyari cyo cya Qur'an cyamanurwa mu mutima w'intumwa y'Imana, ndetse n'igice cya kabiri ari cyo cya hadith cy'imvugo z'intumwa y'Imana, ndetse n'imigenzereze yayo se n'imikorere yayo n'ibikorwa muri rusange. Ahangaha nanone kandi tubona yuko abasobanuzi benshi ba Qur'an bagendeye kuri ino aya ino twasomye hejuru, berekana ko sunna zose z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zose zabaga zishingiye kuri wahyi. Twahera ko kuri uyu nguyu witwa Qurtubi, ni umusobanuzi w'umusunni, aravuga ati wafiha aydan dalalatun ala anna sunnatan kalwahyi munzal fil amal. Ngo mu by'ukuri yaragendeye aratanga ubusobanuro bw'ino aya, avuga yuko mu by'ukuri ino aya yerekana ko sunna z'intumwa y'Imana ari nka wahyi. Uvuga ibikorwa by'intumwa y'Imana byose byari iki? Ni nka wahyi yamanukaga mu bikorwa. Uvuga ngo yashoboraga kugira intumwa y'Imana ashobora kubwirwa ikintu ikagira gute ikagishyira mu bikorwa, ariko kandi iki gikorwa icyo kintu kitanditse. Abdul Razak al-Lahji nawe
nawe musobanuza Qur'an nawe avuga yuko umuntu wese uvuga ko intumwa yaba hari igikorwa mu bikorwa yaba yarakoze ku bushake bwayo idategereje wahyi, uwo umuntu ntabwo yagize gute, ntabwo yize asobanukirwa, niba ngo ni injiji ku bijyanye n'ubuhanuzi n'ukuri ko ku intumwa. Niba ngo umuntu wese uvuga yuko intumwa yakoraga ibintu ku bushake bwayo, uwo ngo yasobanukiwe ibijyanye n'ubuhanuzi ndetse n'ukuri ko kuba intumwa. Uyu muntu kandi mu by'ukuri ngo aba yegereje urwego rwo kuva mu idini rwo guhakana, kuko aba yahakanye ino aya igira iti wama yantiqu anil hawa, ngo intumwa y'Imana ntijya ivuga igendeye ku marangamutima yayo, in huwa illa wahyuha, ahubwo ibyo ivuga byose bigize gute, babishingiye kuri wahyi. Ahangaha rero bavandimwe, uramutse uvuze yuko ino aya ivuga ku bikorwa bimwe by'intumwa y'Imana, ukavuga yuko ibikorwa iyi aya ivuga ko ibikorwa bimwe byo bireba wahyi, ibindi bikorwa bindi by'intumwa y'Imana ntabwo byari wahyi, icyo gihe rwose wagize ute, ntabwo waba uri kuvugisha ukuri, kuko ibikorwa byose bigaruka hehe, bigaruka mu idini. Nta gikorwa n'iki na kimwe intumwa y'Imana yigize wigirite yigize ikora uretse ko cyabaga kiri mu idini. Kuvuga iki rero, kuvuga yuko ibikorwa byose by'intumwa y'Imana byagabize gute, byabaga ari wahyi yamanukiye. Hari abantu bavuga bati intumwa y'Imana hari ibyo yakoraga bitari wahyi, ahubwo ngo hari ibyo yakoraga intumwa y'Imana yambwiye ko ari wahyi, hari ibyo yakoraga ku bushake bwayo. Ahangaha rero twe tubona yuko iby'intumwa y'Imana yakoraga byose byabaga iki, byabaga ari amahishurirwa, kuko ino aya nayo ubwayo iragira iti wama yantiqu anil hawa, ngo ibyo akora byose ntabwo abikora ku bushake ku marangamutima ye. In huwa, mu cyaraho yavuze ngo huwa, in huwa bitandukanye ko bari kuvuga ngo in kalamuhu, hamwe baravuga ngo ariko amagambo ye illa wahyuha, nta yandi uretse ko ari wahyi. Ako baravuga ngo in huwa illa wahyuha, kubaho kwe, kubaho ni wenyine, ino huwa igaruka ku kubaho kw'intumwa y'Imana, kubaho kwayo kose ni iki, ni wahyi. Bishatse kuvuga yuko rero icyo yakoraga cyose nuko Allah subhanahu wa ta'ala yabaga agize gute, yabaga yakimutegetse. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nanone kandi ni kimwe n'igihe imiryango y'abasahaba yasohokeraga mu musigiti w'intumwa y'Imana, igihe yafungwaga, intumwa yabonye ko iri tegeko rigize gute, riremereye abasahaba, arangije ahamagara abantu bose batumira mu musigiti w'i Madina, kuko icyo gihe Allah subhanahu wa ta'ala yategetse, kuko abasahaba bakiva muri Maka baraje bagira gute, bubaka amazu yabo yazengurukije umusigiti w'intumwa. Na Imam Ali yarafite inzu ifite umuryango winjiraga, ngo uwashaka kwinjira mu musigiti yatajya gutakingura yinjira mu musigiti, kuryo bari barakibara maze bakisha umusigiti w'intumwa y'Imana. Allah subhanahu wa ta'ala ayibonye abona ko bidakwiye, ategeka intumwa yuko afunga imiryango yose yinjiraga mu musigiti, agasiga umuryango wa Imam Ali alayhi salam. Ahangaha rero intumwa y'Imana yabonye ko rino tegeko rigiye kugonga abasahaba cyane, bibabaje n'iki, arangije atumiza abasahaba bose mu musigiti, arangije arabicaza, ababwira khutba nziza cyane igaruka mu gutinya Imana ndetse no kubaha iki, ukwemera, igaruka no ku bumwe bw'Imana, tawhid. Aho yababwira ati ya ayuhan nas, yemwe bantu, ma ana sadadtuha, ati mu by'ukuri ntabwo ari njyewe wagize gute, wafunze ino miryango, wala ana fatahtuha, kandi ntabwo ari njyewe ugize gute, utanga itegeko ryo kuyifungura, si njye wayifungishije, kandi sinanjye ushaka gutanga itegeko ryo kuyifungura. Wala ana akhrajtukum, kandi ntabwo ari njyewe wabirukanye hano mu musigiti, waskantuhu, kandi ntabwo ari njyewe, njye nta bushobozi mfite bwo kubatuza hano mu musigiti, kandi nta bushobozi mfite bwo kugira gute, bwo kuwirukanamo. Byose bigize gute, byose ni Allah subhanahu wa ta'ala ubitegeka. Warangije ngo asoma ino aya igira iti wan najm idha hawa wa dhalla sahibukum wama ghawa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha.
Sadakallahu alaihi ngo yamaze kubabwira yuko we kubwe nta tegeko yigize atanga ryo kufunga imiryango, ndetse nta n'ubushobozi bwo afite bwo kuba yafunguriza iyo miryango, ndetse nta n'ubushobozi afite bwo kubwirukana mu musigiti w'aho ngaho mu Madina, ndetse nta n'ubushobozi afite bwo kugira gute bwo kubatuzamo. Nibwo yababwiraga ati mu by'ukuri mugenzi wanyu na Allah subhanahu wa ta'ala avuga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaragize ati ngo uyu Muhammad ngo ntiyigeze ayoba wa najmu idha hawa, ngo ndetse atigeze anateshuka ku nzira y'ukuri, nta nubwo avuga ibishingiye ku marangamutima ye. Yaragize ati wa najmu idha hawa ma dalla sahibukum wa ma khawa, ngo ntabwo yagize agira ntabwo yagize ateshuka ku nshingano ze ku nzira y'ukuri, wa ma yantiqu anil hawa, kandi ibyo avuga ntabwo ari iki, ntabwo ari amarangamutima ye. In huwa ila wahyuha, ahubwo ni iki, ni wahyi, ni amabonekerwa agira gute aba yamuhanukiwe. Ahangaha ino aya iradutsindagirira neza, iratwereka yuko mu by'ukuri intumwa y'Imana igize gute ibyivuga byose, ibyo ikora byose ari iki, ari wahyi w'amanukiye yivuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikindi ino aya iradushimangira ikatwereka n'urwego rwa Amirul Mu'minin Ali alayhi salam, aho intumwa y'Imana yafunze imiryango yose igasigaza umuryango wa Amirul Mu'minin winjiraga hehe mu musigiti. Biratwereka urwego rwe mu bantu afite nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kandi bikanatwereka yuko mu by'ukuri ibyo intumwa y'Imana yakoraga byose byabaga ari iki, byabaga ari byategetswe na Allah subhanahu wa ta'ala. Guhera uyu munsi umuntu uzajya kubaza ati se ibyo intumwa y'Imana yakoraga byabaga ari amarangamutima y'ubuzima ati rwose ibyo yakoraga n'ibyo yavugaga byose byabaga ari iki, ari amashurirwa yamanuriwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Reka rero dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aduhe kugendera mu murongo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aduhe amahoro n'imigisha mu ngo zacu. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aduhe ibyo twifuza byose mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aduhe amafunguro yagutse kandi halale. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aduhere abana bacu gukora bakunda Muhammad wa ali Muhammad, kandi dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yihutishe kuza guhema mu zamani. Ajara Allah ta'ala faraju sharif. Inna ahsana alhadith wa ablagu almawdha kitab Allah alaziz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Bavandimwe n'abashi bacu, tugarutse muri khutba yacu ya kabiri, kugira ngo nanone dukomeze tugaragaza uburyo amagambo y'intumwa y'Imana yabaga ari iki, ari wahyi, yabaga ari iki, ari uguhishurirwa, itakoraga ibintu ibigendeye ku marangamutima yayo. Hano ushaka kwibaza uti ni gute wavuga ko ibikorwa byose by'intumwa ari wahyi, nyamara mu gihe hari ibikorwa biba bimureba we gusa nk'imirimo ye ya buri munsi. Urugero muri waye harimo ko umwaka wa 7 hijiriya, nyuma y'amasezerano y'Iyehudaibiya, Abayisilamu bagiranye n'ikina n'abangikanye Imana. Abayisilamu bamaze igihe badakora hija, noneho bajya Imaka bagirana amasezerano n'abangikanye Imana yuko bagomba gukora hija uwo umwaka ukurikiye. Umwaka rero bagize gute, bagiye gukoramo hija, baragenda, ariko intumwa y'Imana kugira ngo ikore tabligh, kugira ngo yerekane n'ubuhambare bw'iki bw'Abayisilamu, yategetse abarundi gukora hija, gukora umutambagiro mutagatifu, bazenguruka iranzu ya Al-Kaaba bagenda gahoro gahoro, ntabwo bihuta cyane. Ariko we yarabwiye ati mwe muzenguruke mwihuta cyane, kugira ngo abababona barabagiranye Imana babona bagire gute, batinye imbaraga z'Abasilamu, babone ko Abasilamu ari abantu bagize gute,
bafite imbaraga kandi batigeze. Aho ngaho Abisilamu bagize gute? Bakoze iryo tegeko ry'intumwa y'Imana yagize gute? Yari yabategetse. Uvuga ibi ngibi ntabwo mbere byari bigize gute? Ntabwo byari bisanzwe. Aha ngaha rero ushobora kwibaza uti ibi ngibi intumwa y'Imana yaba yabikoze ku bushake bwayo. Aha ngaha rero tubona yuko iri tegeko ntaho ritaniye n'iki na wahi, ntaho ritaniye n'iki n'amahishurirwa, kuko hari amategeko yamanukiraga intumwa areba abantu bose muri rusange, hakaba n'amategeko yamanukaga areba igihe runaka n'abantu runaka. Uvuga ngo rero itegeko naryo ntabwo rigiye gute? Ntabwo ritandukanye n'amahishurirwa. Aha ngaha rero tubona mu gutsindagira ibi ngibi Amirul Mu'minin yaravuze ati muri Nahjul Balagha, yaravuze ati ghayru shayba wala tashabbahu bil yahudi. Ni ukuvuga ngo aha ngaha intumwa y'Imana yigeze gutegeka Abayisilamu yuko bagira gute? Yuko bazajya basiga ubwanwa bwabo irangi. Uzajya kubona Abayisilamu bamwe na bamwe batwara gusiga mu bwanwa bwabo irangi. Aha ngaha intumwa y'Imana yagize gute? Yari yarabategetse Abayisilamu. Ariko ni ukubera icyo yarabategetse. Aha ngaha yabikoze kuko Abayisilamu bari bakeya, Abayahudi ari benshi kandi bose bafite ubwanwa. Kugira ngo Umuyisilamu agaragare bagomba kujya basigamo iki? Bagomba kujya basigamo irangi. Aha ngaha nubwo byarebaga kiragiye kuko Abayisilamu bari bakeya. Uyu munsi kuko Abayisilamu bamaze kuba benshi, ntabwo rino tegeko rigize gute? Rikitureba cyane. Ushatse wabikora, ushatse ntiwabikora. Ni ukuvuga ngo rero hari amategeko yamanukiraga intumwa y'Imana. Ayo mategeko agize ate? Areba igihe runaka cyangwa abantu runaka, n'andi mategeko akamanuka agira gute? Areba abantu bose muri rusange. Byumvikane yuko rero ibyo intumwa y'Imana yakoraga byose byabaga ari iki? Byabaga ari wahyi, yabaga ari amahishurirwa yahawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Aha ngaha ushaka kutanyurwa n'ibi ngibi tumaze kuvuga, ukavuga ati urugero ntabwo ino aya ivuga ngo in huwa illa wahyuha, ngo ntabwo ibyo yakoraga byose byaga ari ntabwo igenda ku marangamutima yayo, kandi ntabwo ibyo avuga biba ari wahyi byose. Ushobora kudakura iryo tegeko muri iyo aya ko gutwara mu yindi aya nanone hano aho intumwa y'Imana igira iti in attabi'u ila ma yuha ilayya, ati mu by'ukuri nta bindi ngenderaho, nta ni mategeko ngenderaho uretse wahyi igira gute? Uretse wahyi, uretse amahishurirwa agira gute? Amanukira. Aha ngaha birerekana yuko intumwa y'Imana ubuzima bwayo bwose bwabaga ari iki? Yabaga igenda ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, yabaga igendera ku byo Allah subhanahu wa ta'ala yagize gute? Yamutegetse. Aha ngaha rero mu gusoza tubona yuko abonye yuko wahyi igabanijemo ibice bibiri. Hari wahyi yabonekaga, amahishurirwa yabonekaga muri Quran, hari amahishurirwa yagaragaraga mu buzima bw'intumwa y'Imana ndetse n'imikorere y'intumwa y'Imana. Imana ishaka kumubwira iti urugero, wowe ambara buno buryo, ntibize muri Quran, ariko abantu bakagira gute? Kubera ko intumwa yabikoze bakagira gute? Bakabikora. Tuvuga iki? Hari amategeko ashobora kuba azayanditse muri Quran, ariko n'imigirire y'intumwa y'Imana na bwa bumenyi bw'intumwa y'Imana bufite iki? Bufite isoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bayita ilmu laduni, ni ubumenyi bufite isoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwabyo birerekana yuko ubuzima bw'intumwa y'Imana bwose bwabaga bugize gute? Bwabaga bushingiye kuri wahyi, bwabaga bushingiye ku mabonekerwa. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadutera inkunga tukabasha kugendera cyangwa se gutera ikirenge mu cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر عليه السلام وعلى جعفر بن محمد بن الصادق عليه السلام بن جعفر الكاظم عليه السلام وعلى علي بن موسى الرضا عليه السلام وعلى محمد بن علي الجواد عليه السلام وعلى علي بن محمد الهادي عليه السلام وعلى الحسن بن علي الزكي
تجك على عبادك وملائكة في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك غافر الذنب والخطايات. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الهمة. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.